njye banyita MC Derike. Mu bindi bikomeje kuvugwa ni umunyamakuru wakoreraga urwego rw'igihugu rw'itangazamakuru RBA Gloria Mukamabano wasezeye muri izi nshingano yaramazemo imyaka 9. Gloria Mukamabano akaba yaramenyekanye ubwo yasomaga amakuru kuri televiziyo Rwanda, gusa kuri ubu ngubu akaba yamaze gusezera muri izi nshingano. Uretse kuba yari umunyamakuru ukunzwe n'abatari bake, Gloria Mukamabano yari umuyobozi wa televiziyo ya RBA y'imyidagaduro Orchestre. Mu 2015 nibwo Gloria Mukamabano yasoje amashuri mu cyiciro cya kabiri cya kaminuza mu ishami ry'itumanaho n'itangazamakuru muri kaminuza nkuru y'u Rwanda. Yanize icyiciro cya gatatu cya kaminuza mu masomo ajyanye n'iterambere development study. Yinjiye mu itangazamakuru akirangiza amashuri yisumbuye, aho yakoze ku bitangazamakuru bitandukanye birimo Contact FM, akora kuri radio na TV10 ndetse aza no gukora kuri Royal TV. Mu mpera z'umwaka w'2016 nibwo Gloria Mukamabano yerekeje kuri RBA. Mu kiganiro yagiranye n'igihe, Gloria Mukamabano yavuze ko gusezera kuri RBA byaturutse ku cyerekezo gishya agiye kuganamo. Yagize ati, nta kindi kibazo cyabaye, ni icyerekezo gishya nafashe mu buzima bwanjye. Uretse ko umuntu aba afite byinshi yize, rero hari igihe biba ngombwa ko umuntu ahindura icyerekezo, nta kindi kibyihishe inyuma rwose, ibi ni ibisanzwe. Yagaragaje ko kuba ubu agiye gukora ibindi bitandukanye n'itangazamakuru, gusa yirinze gutangaza ibyo agiye kuba yakwerekezamo. Yashimangiye ko mu myaka 9 amaze kuri RBA yahungukiye byinshi, ndetse ko ashima amahirwe yahawe yo gukorera igihugu binyuze mu itangazamakuru. Ntabwo twababwira ibya Gloria Mukamabano dusibye ibya Uncle Austin. Uncle Austin wari umunyamakuru kuri radio ya Kiss FM, nawe kuri ubu ngubu akaba yamaze gusezera kuri iyi radio ya Kiss FM yakoreraga. Uyu munyamakuru wari umaze iminsi atumvikana kuri radio yavuze ko yamaze gusezera kuri radio ya Kiss FM. Icyakora yirinda kuvuga kuri byinshi byaho agiye kuba yakwerekeza ndetse n'ikigiye gukurikiza. Ati, ikintu navuga nuko nasezeye kuri Kiss FM, ibindi wenda mu gihe kizaza tuzajya tugenda tuganira, muzajya mugenda mubimenya. Mu 2022 nibwo Uncle Austin yari yasubiye kuri Kiss FM nyuma y'amezi 8 yaramaze atumvikana. Yari yaravuye kuri iyi radio, yari yarerekeje kuri Power FM, yari afitemo imigabane.